Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera mana, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera Yesu, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera mana, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana, haleluya, ntigihinduka. Urera mana, urera data, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera Yesu, urera Yesu, urera cyane, Yesu, ineza yawe Yesu ntigihinduka. Urera Yesu, urera mwami, urera mwami Yesu we, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, ineza yawe Yesu ntigihinduka. Urera Yesu. Amen, amen. Reka dusome Zaburi ya 20 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Haravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba yawe no kuw'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikohereze gutabarwa kuva hera h'urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Amena. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba yawe n'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Iyi ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Dawidi ntakiriho, ni yawe. Kuri 3 bakavuga ngo ikoherereze gutabarwa kuva hera h'urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Haleluya. 4 bakavuga ngo yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Reka dusenge. Ubwira Imana ngo mana, ndi hano, Uwiteka ndi hano, unyumvire muri iki gihe, muri uku kwezi unyumvire, kudutangiye unyumvire, ibyo nzakoramo unyumvire, amasengesho nzasenga numvirwe, aho nzagenda ibyo nzakubwira uzanyumve. Haleluya. Izina ry'Imana yacu, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana ya Aburahamu, Imana yaduhaye Yesu, Imana idukunda, Imana yaremye isi n'ijuru, Elohim, Imana irema, El Shaddai, Imana ishobora byose, igushyire hejuru muri uku kwezi. Imana igushyire hejuru. Imana ngo Imana ushyire hejuru aho twari tunaniriwe hasi, umuntu ari hasi, Imana tuzamure mu mwuka, tuzamuke mu mubiri, tuzamuke mu misengere, tuzamuke mu kwizera, tuzamuke mu migisha, tuzamuke. Haleluya. Yes, Imana ishimwe. Ikohereze gutabarwa kuva hera h'urusengero. Imana ikohereza ubutabazi muri uku kwezi. Bwira Imana ngo mutabara. Saba Imana, saba ubutabazi. Saba ubutabazi mu bana bawe, saba ubutabazi mu nzu yawe, saba ubutabazi mu muryango wawe. Bwira Imana ngo ujye udutabara kuri buri tariki. Turi mu isi handi h'ibibazo, turi mu isi handi haruhije, hahandi hagoye, hahandi. Ariko nanone hari ugutabarwa, hari ubutabazi bwo mu ijuru, hari ubutabazi bw'Imana. Iguha imbaraga ziva i Siyoni. Haleluya.
Imana iguha imbaraga ziva i Siyoni, ziva i Siyoni. Ntago ari imbaraga ziva ahandi, ni imbaraga ziva i Siyoni, ziva mu ijuru, nizo dukeneye kugira ngo zikorere muri twe. Bibiliya iravuga ngo Imana, ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga. Izi mbaraga rero zo mu ijuru zigomba kuza zikopera muri twe, zigakora imirimo n'ibitangaza, zikagaragarira muri twe, zikagendera muri twe. Haleluya. Ngo yibuke amaturo yawe. Imana yibuke imirimo yawe, yibuke amaturo yawe, ibyo watuye Imana ibyibuke. Haleluya. Ngo yemere igitambo cyawe cyokejwe. Imana yumve gusenga kwawe, yemere igitambo cyawe cyokejwe, yemere ibihe byose wafashe imbere y'Imana. Imana yemere ibyo uvuga, Imana yemere amasengesho, yemere abagusengeye, abadusengeye, Imana yemere. Haleluya. Turagushimiye Papa, uri mwiza, nguhaye icyubahiro, ndagushyira hejuru uyu munsi. Ndagushimiye Mama Ebenezeri, Mwami Uwiteka, utwumvire ko duteraniye hano, utwumvire Mwami, utwumvire mu bihe turi gucamo, utwumvire mu gihe nk'iki, utwumvire Yesu, utwumvire muri buri situwasiyo, utwumvire ibyo dusaba, utwumvire ibyo tugutakambira, utwumvire. Haleluya. Ibyo tukubwira, izina ryawe Mwami Imana ya Yakobo ridushyire hejuru, nudushyire hejuru twe kuba bo hasi, nudushyire hejuru twe kuba baretwa, nudushyire hejuru. Haleluya. Mu izina rya Yesu utwohereze gutabarwa muri uku kwezi, dutabarwa muri uku kwezi, twakiriye ubutabazi mu izina rya Yesu. Buva hera urusengero, biva mu kuboko kwawe, biva mu ijuru. Mu ijuru batwoherereza ubutabazi, mu ijuru nibaduha ubutabazi, mu ijuru nibaduha ubutabazi, mu ijuru nibaduha ubutabazi uyu munsi, muri uku kwezi, muri ibi, mu ijuru nibaduha ubutabazi. Haleluya. Ubutabazi bwihuse, ubutabazi turabukeneye, ubutabazi turi muri urgence Mwami, ubutabazi burangiza ikibazo, burangiza buri kimwe mu izina rya Yesu. Yibuka amaturo yawe yose Yesu, wibuka amaturo yacu, wemere amasengesho yacu, gutaka kwacu kukubere kugera imbere yawe, cyariza amatwi kutwumva. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami, urakoze nyiri icyubahiro, urakoze nyiri ibihe, icyubahiro n'ikuzo bikugarukire. Amen. Umunsi mwiza, wibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere kuri iyi channel, kugira ngo uzajye ubona andi mavideo ya mu gitondo, uzinduke wisenge. Kandi icyo gihe jya wibuka ubyutse n'abandi kandi mukurikira hano, ndabasabye mukoreshe ya Imana ishimwe. Abantu mwagiye mutabarirwa muri amasengesho ya mu gitondo mugafashwa, ibuka gukora comment, gira icyo tubwiye. Abantu mutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, andika umbwire. Rwose ndi hano kugira ngo mbafashe, mwakire Yesu, mbigishe. Ishuri ry'umubatizo naryo rirahari, rwose uriga ukabatizwa, twigishiriza kuri WhatsApp. Shalom.